Se kugize ishari we ibintu urumva ibintu kubizana iwawe nabizanaga iwanjye ibyo abantu bagenda bavuga ati nabikuye aho byavuye n'ubundi niho byasubiye nabivanye iwanjye bijya iwanjye Farida ni umugore mwiza sinzi impamvu nawe utabireba gusa wowe ntabwo ubibona ndi mwiza ajya wemera ahubwo ugomba kwirinda amagambo y'abantu baza bavuga iki n'iki. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi rakanizere ko mumeze neza mwese aho muri nubwo bigiye bitandukanye ndabasuhuje mwese inama n'ibitekerezo mwandika muri comment no kuri ndabashimira cyane ni by'ingirakamaro kubera ko mufasha benshi ni benshi mugiye inama kandi basikurikira zikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu munsi rero ndi kumwe na Farida ndetse na mama Uwase ndi kumwe na Farida na mama na papa Uwase uri kunjijisha ni papa Uwase ndi kumwe na papa Uwase tugiye kuganira muri kano kanya ngira ngo muri kwa mu kiganiro cy'ubushize nari ndi kumwe na Farida na Kayusi ni byinshi ariko reka tungane kubiye gutuma tuganira uyu munsi ngira ngo mwabonye ikiganiro papa Uwase twagiranye ubushize hari abanditse comment uko bacyakiriye nyine uko mubyumva uyu munsi rero byabaye ngombwa ko Farida ahura na papa Uwase ari we mugabo ubwo simbizi niba navuga umugabo we niba navuga inshuti ye niba bari buze kubidusobanurira murabizi ni n'ubwa mbere tubahuje n'ubwa mbere baganiriye hano sinzi nimba bajye bahura ubwabo ariko n'ubwa mbere tuganiriye hano Dizera rero hari kiri buze guhinduka mu marira ya Farida yaramaranya n'agahinda yaramaranye iminsi siko bimeze Farida katubitegereze turebe papa Uwase tuguhaye ikaze. Okay murakoze cyane ndabona wishimye ariko uyu munsi cyane kandi ndishimye cyane kandi umwuka ubibona niko bimeze ariko nanjye none se ikibitera n'uyu cyane nizere ko wabibonye ariko nawe ufite uruhare kuba yishimye uyu mupapa simbizi none se buriya nge urumva nge nabibwirwa n'iki buriya ni ubizi. Hanyuma papa Uwase rero Farida nguyu ntekereza ko na Farida yifuzaga ko muhura kuko nawe muri iyi minsi ntabwo byari byoroshye ibintu ariko ndatekereza n'ubu ntabwo byoroshye ndatekereza kuba muhuye Farida wamushakaga ko muhura ya nabishaka ubu ngubu ufite ko biri kose ufite ibibazo wifuza kumubaza natwe dufite ibyo twifuza kumenya hagati yanyu abantu bakava no mu rujijo kuko nawe afite ibyo yatuganirije nawe ukareka kubwera uvuga ngo umugabo ngo wanteye inda ngo ntabwo tuvugana ngo ntacyo ambariye ugasubira kwa Rakingo ugiye gusaba imbabazi nawe ukamenya umurongo uhagazemo nibyo tujye tuvugisha ukuri niba uvuga ko ufite umugabo garagaza umugabo ufite nawe agaragaze ko afite umugore none se ufite umugabo ariko urasaba ngo mumfashe nta kintu mfite kandi ufite umugabo siko bimeze se kandi nawe urabyemera ko ufite umugore ko bimeze kabisa. Rero Farida agira ngo umwanya ugira ikintu ubwira cyangwa ibibazo umwibarize ko ndabizi ko bafite byinshi. Ndabanza gusuhuza abantu badukurikirana umunsi wundi gatanu kuri ku kandi barabizi ko ntiza kuri mikoro ngo ufashe ko ngiye kuvuga nk'iminota nk'inga utari kumbaza murabizi ubushize nari naje mu yindi sura kandi bitandukanye namwe murabibona hano twicaye uyu nguyu niwe ukuraho urujijo rw'ibyo mwabonye byose gusa nanone byabaye ntago ari we wabinyoheje ni byashatse kuba nyine. Ikindi cya kabiri mutaza kumubona yicaye hano ngo mutekereze ngo bizagenda nka Rakingo bizagenda nka Gilbert oya yabyemera yabyanga noneho uyu ni wa nyawe apana kubeshya apana ibihuha uyu ni we waguteye uyu ni we papa w'umwana wanjye kandi ikindi cya kabiri niyo byanahinduka wenda sinzi cyamuteye kuza imbere ya kamera ejo ndi narebye ibiganiro bye ibya Kayusi ni iki gusa nyine ubwenda yumvaga biri ngombwa kazi kandi urabizi inshuro agiye mangana n'uriya mugore we ntago yari yarigize azano kuri kamera kandi suko yari yakubuze rero ikintu numvaga cya mbere namubaza kuki naguhamagaraga ntunyitabe. Okay kumamagara simwitabe birumvikana urabizi cyane ibibazo bya buri munsi akazi ibintu nk'ibyo ngibyo kutagufata rero
nabonaga ari bya bintu by'abagore numvaga induru zanyu mwirwa musakuza navuga ati ibibazo byanyu sinshaka kubijyamo reka mbereke abagore ku bagore mukomeze mwihanganira ubwanyu kuko ninjye uzi ukuri ko kumeze kwanga kutagufata cyangwa kutakuvugisha si uko nkwanze none se ndakumva cyane ko biziko ntagikorera hahandi ko biziko bananyibye kandi ukaba wari uzi neza ko hari ahantu ariho hamfasha mu tuntu nkenera ntunatekereza ngo navuga ngo byibuze umugore agiye kamvuge wenda umugore wa kabiri agiye kubyara kandi ndabizi neza yuko umwana ari uwanjye none ahuye n'ibibazo reka mwihorere kuki wowe wemeye kuntererana muri ibyo bibazo kandi uzi ko mbifite kandi umbwira ko nkunda ambo sinzi uruhande wabirebeyemo nshobora kubona atari hafi yawe ariko bidasobanuye ko ngewe ndi kure yawe nshobora kuba ndi kure aho utambona ariko ngewe nahoraga nkureba nkurikiza amaso 5 kuri 5 ibibazo byose wagiye ucamo nagiye mbibona mbyumva none se manange rero buriya ndabona binagoye kubera yuko hari ukuntu utekereza kuba wabaza umuntu ikibazo nyine ukabura ahantu hera bitewe gute nyine turi kumwe no se hari nk'ibibazo ako wenda ubwo tuhuye nituva imbere akamera hari ibyo ndi bumubaza bitari ngombwa ngo bize hano wewe open umgire shamba ndi open pe ahubwo nyine biragoye gute kandi turi kumwe ntago numva uburyo ki bitewe n'ukuntu nari nzi nge nawe n'umubano twari dufitanye nkagira ibibazo wari wa muntu nizera nawe urabizi neza unyereka ibitangaza koko mbona ko turi kumwe ngeze mu gihe cy'ibibazo nakagukeneye nkakubona ndakubura none ubonye umuntu uza kumfasha umpunze uzi imbere ya kamera kandi utari warigeze uzaho naratutswe nkitwa indaya kandi uzi uburyo ki twatwayemo ino ndaho uburyo ibintu byagiye bigendamo gusa abantu singiye muntu njyenyine ugiye kubyarana n'umugabo ufite umugore nimuncira urubanza nta n'icyaha kirimo ushobora kuncira urubanza umwana wakabyarana n'umugabo w'abandi cyangwa se nawe ufite umugabo ukabyarana n'umugabo w'abandi ukabyarana n'uwawe ibyo ni ibintu bisanzwe kandi tuzi binabaho gusa nyiri ikintu navuga cyo warampemukiye kandi waranambabaje pe kandi ko ni nako kuri none muri make ntabwo wabyishimiye nose nkishimira yuko untererana kandi imbere waramfashaga nta n'ikibazo mfite nagira ikibazo ukantererana rega ntabwo nagutereranye no kutabyumva ntiwamwitabaga kandi nari nkukeneye ahubwo bakajya atongana n'umugore wawe bagatuka oya nanjye nabireberaga kure ariko narabarebaga nabireberaga kure ugakora iki nk'umugabo ibyo gukora igihe kirageze rero ntabwo ari ngombwa uko byumva ubitekereza ariko nguko bigomba kumera ntabwo mugiye kubanza nkakureka wowe nkabanza nkareba ubushobozi ufite n'imbaraga ufite n'uburyo ubyitwayemo igihe kirageze rero kuba igihe kigeze niyo mpamvu mbona hano hafi yawe n'imbere ya kamera nayo mpamvu naje katurindire buriya tuzareba nihagira igihinduka gusa nyine nawe ntabwo ari bwo kubigenza kure nuravuga ati niba nashaka no kumuvugisha nk'umuntu nzi ufite ikibazo reka nohereze no kuri momo 500 agure n'ayo mata anywe agure niyo sukari anywe n'icyayi oya se kuba barakwibye se bavuze ko bakwibye n'amafaranga none se banyibye twagiye mu bukwe naraye uwo munsi nabyutse njya kurangura aho ndangurira urahazi ndangura ibintu byose mbishyiramo maze kubishyiramo turagendana na mukobwa wanjye tugarutse kuko twari twaraye nari nsanga banyimuye none se urambwira ngo niba amafaranga nari naranguje andi tukanayategamo riga ntabwo akabari ntago ari kanini ku buryo wambwira ngo wakuramo n'ibihumbi 50 ngo uvuge ngo hari ikindi kintu kiri busigaremo kandi wanaranguye tuza rero ushira umutima hamwe kuba wambonye ubwo byakemutse byose ngo bati ibibazo byose wari ufite byose ubu ngubu rero ngiye ikibazo mfite kinkomereke namangayikishije kubera yuko ndashaka ko abantu bamenye ukuri kandi uvugisha ukuri nk'umuntu w'umugabo yego naratutswe ibitutsi byinshi abafana barampamagara abandi baranyandikira abandi batera amakomenti menshi ngo rekura umugabo w'abandi ngo bisenye urugo rw'abandi ngo ihangane ugirire mu wabana ngo cyangwa ufate ibikoresho bisubize mu rugo bimwe wazanye iwanjye yego kandi iwanjye ni naho hawe iwe ni naho iwawe niho ibyo avuga nibyo urumva sobanurira abanyarwanda badukurikira 5 ku kandi ngiye naragushutse uzana ibikoresho mu rugo cyane nigize nkubwira ngo reka urugo rwawe uzunsange umugore mwiza wivunika ibintu kubizana iwawe se kugize ishari we
ibintu urumva ibintu kubizana iwawe nabizanaga iwanjye. Ibyo abantu bagenda bavuga ati nabikuye iwawe, aho byavuye n'ubundi niho byasubiye. Nabivanye iwanjye bijya iwanjye. Kubyumva neza? wabikuye iwawe ubishyira iwawe Iwanjye. ni ukuvuga ngo byavuye mu rugo rukuze rujya mu rugo rutoya nyine rwawe n'ubundi. Ubwo urumva hari ikosa ririmo, byavuye iwanjye bisubira iwanjye nanone. Nyine njye kubera ko nzi ukuri, njye nawe ukuri turakuzi. Yego. Noneho turagira ngo nabo bakumenye, abadukurikira birirwa banshinza ngo urinda ya wibye umugabo w'abandi, bigeze aho kuzanira ibikoresho byo mu rugo, nta gitunga abana be. Se koko ibyo bintu? Oya, ibyo ngibyo ni ibinyoma. Ikiri aho ngaho ugomba kumva, nabo abanyarwanda bagomba kumva ibintu kuba narabikuye iburyo nkabijyana ibumoso, wenda bari iyo cadre tubigenderamo, ni ukuvuga ati ibintu ngewe ntago wowe undusha ubwenge ku buryo abantu bakwirirwa bagenda babilamanta. Abanyarwanda batuze babyumve neza, nta kibazo ufite, ibintu ninjye wabikuye aho nagombaga kubikura, nanjye wabijyanye aho nabijyanye n'iwanjye. Ndumva nta kibazo cyaba kirimo kameme, aho byabuye n'iwanjye naho nabishize n'iwanjye. Ndumva iki ngiki atari ikibazo cyatuma. Njye ikintu nakoze cyo nubashye umugore mukuru dusangiye umugabo, sibyo? Kandi kuba naramwubashye simvuge ngo njyewe kubera ko hari icyo nkurushya, nta n'ikintu na kimwe murusha, sibyo? Ni umugore wakubyariye, nanjye ngiye kubyara, kandi twese ntabwo turi abagore babi. Tekereza yuko uriya mugore bamuguriye ibikoresho byose byari byavuyemo hariya. Njye arumva niba barampaye ibikoresho byari bisanzwe bikora, si uko navuga ngo yaranyanze, sibyo? Akazana ibikoresho bishyashya akabishyira mu rugo rukuru. ntabwo tubizi niba birimo, ariko byo n'umugabo wabitubwiye. Nanjye ubwanjye ndabizi. Naranze cyagiye turi hano nanze kubisubiramo kugira ngo umugore wenda atisaza, ugasanga wenda anankomye n'urushyi ndanaguye. Mba ngomba kwitwararika buriya mbyemeze nk'igi nyine ritarazamo umwana, urumva? Rero nanyuzwe n'ibyo yampaye, ahubwo uriya mugore ashobora kuba akibabajwe, yari akibabajwe nuko abona ko tuvugana. Ntabwo icyari kimubabaje byari ibikoresho, kuko uyu mugabo uko muzi ni umugabo ukunda abana be kandi ukunda n'urugo rwe. Ntabwo yata urugo ngo nuko ngo yabonye ngo undi mugore mutoya, ngo kubera yuko umugore mukuru ngo ashaje ngo amusiga inyuma. Mu gihe cye bakundanye agomba kugihereza agaciro, niba habayeho impamvu zituma njye n'uyu mugabo tuzaduhura, akamenya ko agomba kuza kundeba, akajya no kureba umugore we. Hanyuma se Fari, kugeza uyu munsi uri iki kuri uyu mugabo? Ndi umugore we. Nese umva niba tugiye kubyara nari umugore we. Akwise umugore mwiza, impamvu umwise umugore mwiza ngaseka. Fari yavuze ko ngiye kubivugira imbere, yavuze ko utazashaka umugabo ko abagabo ari stress. Hanyuma ko uri aseke ko ushaka kugarura ibintu bya kera. Biriya byari ibya cyagiye, kandi umenye yuko nasobanuye impamvu biriya byose nabikoze, sibyo? Ubu ni umugabo wamwemera. Namwemera, se ubu ntabwo ndara njyenyine. Nakubwira ati mu gihe wambonye ibibazo byose byakemutse kuri wowe. Guma hamwe ngo nze Farida agiye kuba umugore mu rugo, agira umugabo batuza bimegende neza. Farida ni umugore mwiza, sinzi impamvu nawe utabireba. Gusa wowe ntabwo ubibona. Ndi mwiza, ajya wemera. Ahubwo ugomba kwirinda amagambo y'abantu baza bavuga iki n'iki. Ariko nizere ko ni kameme ariko abantu baravuze, gusa nyine nanone nawe ntibyakuraho kuba nkurakariye kubera yuko wantereranyeho nari nkukeneye. Dore nida yaramanutse ubu ngiye kubyara. Ngaho ibazo ufite nk'imodoka, nshaka kugira nk'ikibazo nkakubwira ati ngwino wazi ute, cyo kuzenda ubu ngubu dushaka kuzongera tukabonana nta wamenya, najya ngira ikibazo nkaguhamagara. Ubu nawe noneho arakurikirana. Gusa nyine ikintu ambo sibye iby'abagore ari mama Uwase na Farida, ni abagore babiri batandukanye, nawe urabyumva. Umwe ni mukuru, undi ni muto. Buri muntu rero bezweze, ni ukuvuga ati buri muntu devoir ze narazikoze. Ubu ngubu umuntu ugezweho ni Farida. Urumva? Madamu yarabivuze ati ubu ngubu ngiye nabaye igikatsi. Oya, si ukuba igikatsi. ntago ari ukubiki ni kwa gufuha. Ni ugufuha, niyo mpamvu bayakoresheje ari amagambo akakaye nk'umuntu mukuru. Ni kwa gufuha, ariko icyo nzi cyo imyanzuro ibintu byose byo mu rugo byose nta cyahindutse kirimo. Kuba natarafataga Farida rero amamagara byari ngombwa, ntago ndi kure, ndi hafi n'ubundi namurebaga, komeje mukurikiza amaso situation zose yagiye acamo, ndi hafi mureba. We niyo mbonaga ariko nge naramurebaga ko byari ngombwa ko nzi ko amwitiye
amplis umwana w'umukobwa urumva ko namubaye hafi ariko we ntabwo yabimenye. Ntabwo byari byiza ngo mwirike kuko intambara yari arimo narazibonaga. Nkicecekera abatibira n'iby'abagore kakomeze bahangane. Abagabo n'umutwe ukomeye maze kubibona. Urabona ko yaje ari uko abonye ko haje undi muntu ushaka kugutwara. Bivuze ko nawe wafushyemo. Sinzi ukuntu nabikubwira mbese muri make urongera bigana numva umutima sinzi ukuntu bigenze. Warabimbwiye ati buriya sinari buzaza ariko numvise. Oya ntabwo byari ngombwa. Uri kwivugisha ko ashaka kugira bituma nza kuvuga ko utanga agasuko ko umugore wanjye. Fanta rero. Bwanyuma na nyuma none ugize agaciro ko byibura urafatitse. Icyo mbivugiye. Umugore mwiza mubyire. Oya Kameme arabizi sibye ko wenda abo bantu bamubabaje cyangwa se ubwo buzima bukamuca akavuga ati naramutereranye ariko nawe uko yarakuze mu bihe bito twabanye aranzi neza nanjye ndamuzi. None se Fari urebye kuzemera kuba umugore none uce bugufi ushobotse kuba umugore ushobotse Nose ndaro nabanye nawe uzi nkaba ntarashobotse. Ese kuri kwirenga uri kumbaza ibibazo wirengagije ubushize uburyo nje naje nje gusaba abantu imbabazi mbabwira n'impamvu nahoze nduriye sibyo nta mugabo nabanye nawe ngo ngewe munanire nta no twagiye mu rukundo yewe ngo ngewe munanire ahubwo ibyo nakoraga byose byari kugira ngo izina Farida rizamuke cyangwa se mo kimwe rigira aho riva rigire naho rigera niba izisangiye nshobora kuva hano ngahura n'umuntu nyine ni inondi aho ya cyaje narabisobanuye izina ryawe rizamuke rizamuke rive kuri aho ryari riri ku bantu bari banzi bakeya none ubusigenzwi n'abantu benshi none ntago ari akamaro ubu n'abashuti twahuriye kuri YouTube yawe tugenda tugasangira Fanta bakansura bakangira ubwo nyine ryarazamutse none se papa wase ndakumva cyane Farida ubona nyine hari ukuntu ukundana n'umuntu cyangwa umenyana n'umuntu ukagenda umenya imico ye ukavuga ati arashobotse tuzahuza cyangwa se ndabona bitazakunda umubona gute ugereranyije n'igihe mumaranye ambona kuvuga ati Farida rero impamvu ngiye kubigusobanura ubyumve neza nuko mukunda icyo ni icya mbere icya kabiri iriya minsi yose ishize Farida wumva arimo arareklama ngo yaramamagaye yaranshatse atamfatisha nabaye nkubaye detashe nkaho mwikuyeho gake kugira ngo mbanze nige n'imico ye kuko buryo twahuye n'uburyo twese dukundanamo byari byase byikora byari byase ba automatique birikora nuva ati Farida nandi inyuma ye gato atambona ngiye mureba ngenda niga imico ye naje gusansangana umugore mwiza hago ikibazo cyabaye nuko akuru umuntu areba iburyo ye cyangwa ibumoso bwe we yarishingiye akamubura akavuga ati aranireranye umugabo bibaye ngombwa ko bigora iki nirwanaho ariko burya nayo ndi inyuma ndi kumureba mukurikirana n'umudamu mwiza cyane pe urabona ashobotse azubaka kubaka byo ni ngombwa agomba kubaka kuko ningiye umutwe w'urugo kubaka ni ngombwa undi umugabo ngo ni ubwonko umugore akaba umutima niko bimeze ariko ntabwo mwibeshye uzashobora kuba umutima erega ngewe nta nubwo icyo nifuza ari icyo abantu badukurikiye rega ingiye impamvu mba mvuze nkurikije ibyabanje kuko abantu bakuze abantu bazi ko Farida udashobotse bazi kuri umugome bazi ko ariko nabonye barabyumvisha muri comment nagiye ngo rero mba nkanyuzemo kugira ngo abantu nyine twumve niba ko kugiye kuca bugufi ariko nanone papa wasi ngewe ntago iwe byawe na Farida ntago sinshaka kubijyamo ngo mvuge ngo ndabyishe cya oya uri umuntu mukuru nabonye uri umuntu mukuru uzi ibyo uri gukora nta ubikubwira ukora ibyo uzi yego kandi na Farida nawe ni mukuru ko biri kose byanyuzemo nawe ni byinshi akwiye gutekereza nk'umuntu mukuru akamenya umwanzuro w'ubuzima akagira umurongo w'ubuzima hanyuma tutirengagije mama uwase yego ngenda bigusabye hanyuma Farida urumva ugiye kuba umudamu neza ukicara mu rugo ukabyara ukitwa mama kanaka ufite n'umugabo cyane ngewe kansobanurira abantu neza uyu mugabo si uko mwanga ndamukunda nawe urabizi sibyo ikintu nshaka gusobanura abantu mutabona ameze gutya ngo mugire ngo ndashaka n'ubundi kumwiharira kuko buriya niba yarantinda si ngombwa ngo tubane ko sinshaka kubabaza uriya mama uziko byageze naho uriya mugore ajya kundogesha nawe ubwe yaraje kubyemera kuri kamera
uzi ko yandoge ntago yabimenye nanze kwirirwa muhamagara cyangwa mwandikira message yagiye kundogesha nenda gupfa dore uyu nguyu n'abafana nibo bagiye gushaka abantu bagomba kuza kumvura cyageza ku Kageni byageze kuri urwo rwego ngengezo ndavuga ati se nk'ubu ngubu noneho tujye dukora ibintu tunatekereze kabiri ingaruka zabyo cyangwa tunareba ibyiza byabyo ngiye kintu nifuza nagusaba yego ndagukeneye pe kandi 100%, ariko sinifuza niyo twagira n'undi mubano tuzagerageza uburyo ki tubihishamo uriya mugore wawe kuko noneho yazanyica ubutaha. ariko nizere ko nagusobanurira wabyumvishije nakubye ati kuva nagaragaye nkemera kuza kuri kamera nagarutse ibibazo byose wari ufite gwera no munsi gwera naka kanya ibyo byose ubyibagirwe ubeho neza ntugire ubwoba ntacyo uzaba n'ubwo nakomeje ndi hafi ya n'ubwo utambonaga sinibaza impamvu rero ugomba gushyira umutima hamwe ugatuza ukubaka urugo. Nanjye sinabura kugira impungenge ko ukeneye impungenge kirumvikana birumvikana ntago mbyanze pe ibyo uvuga ni ukuri ariko tuza ushira umupira hasi nongeye ngusubiriyemo mwembi muri abadamu banjye iyo situation mfite ukuntu nzayijera ibi bintu byose birimo kukubana narabiteguye ko nari mbizi neza ko uzakora iki uzabicamo hago nirinze kubikubwira kuko nabonaga ndi buguca intege kandi ntabwo ari ngombwa ngo ugende urakare cyane uwo mwana utwite uri mu nda yazahura n'icyo kibazo. Oya nanjye ndagerageza nyine nk'umuntu mu ma stress yose mpura nayo ko nanjye si umwana musabwara ariko ntuzasumbanyisha abagore. Nibyo nari ngiye kuvuga ikintu nifuza umugore mukuru akwiye agaciro ke ntuzigere ukamwaka nanjye ko ngombwa ugomba kukamuko bikwiriye ntuzamundutishe kuko nta kintu mfite kirenze icyo mama wasafite. Ikibazo reka nkubaze urumva ufite ubwoba shana utabugira nari mpfiye urakoze cyane kugira ubwoba n'ibyo bahanganye rega oya n'umuntu kandi urabona ura mama mukunda ngana nuko ngana arimo itandukaniro rinini. Oya nugira ubwoba iyo situation mfite ukuntu nzayijera mfite n'ukuntu nzanabikora nzabahuza n'umuzagira ikibazo iyo situation yose uyindekere. Abasundike wazaduje turi batatu ko n'ubushiza tu nshaka gukemura ngiye nshaka kuzabanza guhuza mama wase na papa wase. Yego ndahari tayari kubera ko hari byo mama wase yatubwiye papa wase yatubwiye ko biri kose mama wase tumaze iminsi tutaganira wasanga nizo ntebe n'ibyo bikoresho biri mu nzu ariko ntabwo ubwo mperukana nawe yambwiye ko ntabyo suzi ko yavuze ko ashaka no kuzamuka abana kahambira agashorera abana akaza akajya kuba kwa Farida kubera ko ibintu byose wari wabimaze mu nzu nabitwaye. Yego turi mu nzu imwe n'abana Kristo urumva ko ibyo ndumva ko ibyo nshaka gukora birimo kugenda binaza binansatira bati hari igihe kizagera mwembi mbashira ahantu hamwe mwicare mutuze. Hoya se gute mbure iyo umuntu yagerageje kugukubita inkoni ke n'umunini yatinya kukudunda. Oya nuko niba yaranyishe ntwite nagire imeze uko ntwite kubera yuko nge nakoze nanamwemere ko twaryamye rwose imbere ya kamera twaryamanye. Okay birumvikana rero ako yambwiye ko atazongera kujya kundogesha ngo yabitewe n'umujinya kuba yaremereye ko yabitewe n'umujinya nibi byose birashoboka ntawamenya kandi ibintu byose ni gake gake ibi byose biri hagati yabo wowe ugomba kubikira ni ngiye umutwe wabyo byose nzi ukuntu nzabigenza abo bose n'abadamu banye kandi n'abakunda kandi nakomeje kubiguhamiriza kuva kare ko noneho rero ibyo byose uri kuvuga ko bakunda bose ikabakunda kimwe tuzabyemera neza twaganirije mama wase umwana aganiriye nawe mama wase nawe yatuje yabyumvise nk'uko nawe uri kubitwumvisha sibyo. Okay niyo mpamvu turi kwanga kubiguhakanya koko nibyo umubano we na Farida rwose nta kintu nge ngomba kubivugaho kubera ko nta nubwo ari njye uhitamo ngo bigende gutya n'ibyanyu ariko tutirengagije na wa wundi cyane ko ari nawe waje atubwira ikibazo bwa mbere ko ari ufite ikibazo anabangamiwe. Ega wibuke ko ibanga ry'urugo ryose ntabwo ariko ryahanze biriya bishobora kuba yarabikoze kubera umujinya atewe n'iki bibaho n'ibibazo nyine gufuwa bibana udafuwa kubera byose ushobora kuba byaratewe n'umujinya akaba yashobora no kwicuza n'impamvu yabikoze nabyo birashoboka. Yego yewe kuba waranyemereye Farida nawe kuba umbwiye ngo muzabure muri batatu ntago wowe ntibyihutirwa ahubwo uko ari babiri umugore n'umugabo nibo byihutirwa kugira ngo tubanze twumve ibyabo binakemuke wa mugani niba ari ukubana neza nk'abake mubane neza niba ari n'ibyanga bigira ukundi kuntu bigenda ariko mama wase atazajya abona twiciye hano mwishimye kandi yaraje kutubwira ikibazo
agatekereza ko natwe tugushyigikiye kugira ngo umusenyere gusa umugabo yavuze ko utamusenyeye ariko nanjye ntabwo nifuza gusenya urugo n'uyu nawe arabizi mu bintu twaganiraga ntabwo nifuza ko yabisobanuriye twabyumvise ubwo n'abadukurikiye nabo babyumvise ubwo ibindi tuzabimenya bahuye uko ari babiri tukamenya uvugisha ukuri hagati yawe na mama wase sibyo okay nta kibazo turimo kugana ku musozo rero sinzi nimba hari ufite icyo yabwira abantu badukurikiye hanyuma tugasoza cyangwa ufite ikindi kintu yarenza njyewe mfite ikintu narenzaho mu mikoro njyewe ikintu ndashaka gusoza mbwira mama wase yumva atuje yumva atekanye ntubone nakoranye na papa wase ikiganiro ngo utekereze yuko ibyo nagusezeranyije ngiye kubivaho cyangwa se namwe bafana mwumve ngo kubw'ibibazo mfite ngo ngiye kwikubiraho ya ntago ariko biri mama wase ashyira hamwe umutima n'abafana bumve ko nta guhinduka guhari ndacyari wa wundi wase ari cyo barenzaho ra ambo cyo narenzaho abanyarwanda bagomba kumenya ko twebwe abagabo tuba dufite tekinike nyinshi na tactique nyinshi zo kuba twajera ingo zirenze 2 cyangwa 3 yego sinibaza impamvu rero hazamo ibintu byo kurwana urumva impamvu byabujemo nuko utari wabashije kuza nawe mbo birumvikana ariko nibyo ariko ngiye abanyarwanda n'abadukurikira twebwe abagabo dufite tactique nyinshi tugomba guhuza abagore bakabaho neza kandi bose bakabaho batuje nta n'umwe usumbana n'undi bitewe n'icyifuzo cy'umuntu buri muntu avuga ibye bitewe n'uruhande babirebeyemo cyangwa babyumviyemo ariko kameme ujye ufata umugore ufite abagore ujye ufata abagore cyangwa se abagabo bafite ingo zirenze 2 ukabicaza ukabaganiriza surtout inshuro nyinshi abagabo inshingano z'urugo zose tuzikora 5 kuri 5 yego ibibera hano à gauche nabyo bibera à droite sibye abantu bagenda bavuga ibyo batazi ariko kameme n'uyu mugore arabizi cyane ndamukunda cyane nizere ko narabizi ntabwo ngombwa ngo mbisubiremo mbivuge reka dusoze twaganiriye neza kandi rwose watweretse ko uri umugabo uhagarara ku ijambo rye twizeye ko ariko bizakomeza wamugane niba ari iburyo cyangwa ibumoso hose nta busumbane buzahagaragara reka dusoreze hano abadukurikiye namwe mwumvise uko bimeze ikiganiro uko cyagenze n'ibisobanuro yagiye aduha mwabyumvise ubwo ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wabaza papa wase wakandika muri comment cyangwa Farida hanyuma ubutaha bakazabisubiza reka dusoreze hano turasubira mu kiganiro cy'ubutaha